Twizere ko meze neza. Urumva aracyari kumbaza niba aririmba indirimbo ye cyangwa iy'abandi. Yitwa Shema, ni umusore ufite talent ihanitse. Shema, amakuru meza. Hanyuma nkucakiriye hano muri Boasting Talent mu gikorwa cya Flash FM ndetse na Flash TV, bari kumwe na Furaha Soap, ariko uri umuntu ufite impano ikaze cyane. Ngira ngo wenda ntaza gutinda mu magambo, banza utwumvishe ku mpano yawe. Sofia maza majoro atanu ntaryama, Sofia niyo ndyamye nisegura amarira, kandi wowe uri mu maboko y'ugukunda yo. Amwita Shema. Ubundi amazina yawe yose ni ayahe uretse kuba witwa Shema? Yanjye nitwa Niba Jean Claude. Nawe nitwa Niba Didas. Izina nkunda Nibizi, ariko kubera ku ishuri baje kunyita Shema bitewe nuko hari umukinnyi wa basket nakundaga witwaga Shema. Shema yarabizi cyane, nanjye niyo nakinaga. Hanyuma rero twayirushanwa, ni irushanwa. Ntabwo ari irushanwa. Ntabwo ari irushanwa. Uyu muravugi ubundi bajyaga bavuga kera ngo waravugishwa ngo abonye igaramye cyangwa aragaramye ibonye ivugishwa. Gusa ni ubonye. None bajya bavuga ngo nitugera ngo kwasigara ndagarama. Kuko ashatse kuvuga ngo nitugera kwa Nyirangarama ndasigara. Abantu bose bajya bacanga ibintu tubasuhuza. Hanyuma Shema, uri umuganga niko wari umaze kuganira n'abantu hariya, tubwira ubundi waje turutse, hanyuma ibintu by'Imana watangiye kubyumvamo ryari? Njyewe ubundi mu rugo ni Kacyiru, niho mba hariya munsi ya polisi, ariko ibintu byo kuririmba natangiye mfite imyaka 4. Nakundaga kuririmba cyane nkakunda kuririmba indirimbo zo mu rusengero. Nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwireho si byiza yankoreye. Voilà, iyo ndirimbo niyo nakundaga. Nzayibyinira nteza amaboko. Urumva nanjye ntabwo ndi umukatolika, ariko nize ku Nyundo. Ntabwo bavuga umukatolika, bavuga umukatolike. Merci. Hano ni uko nkosora gusa abantu. Hanyuma se Shema, kuba wegukanye irushanwa bivuze iki kuri wewe, wabyakiriye gute? Bisobanuye ikintu gikomeye cyane kuri njyewe, ni iryo tangiriro ry'umuziki wanjye. Nari narabihizemo umuhigo, ariko ndashimira Imana ko bigezaho bikaba, kandi ni ikintu gikomeye cyane nshimira. Hanyuma kuri irushanwa wewe wigaragaje cyane nk'umuntu ufite impano. Kubera iki tutakubona usora indirimbo zawe muri competition n'abandi bahanzi? Ntago byigeze bibasha kunkundira ko nanjye wenda nagera kuri iyo level, ariko akenshi sinkunze ngewe gushyira ibintu hanze cyane, ahubwo nkunze kwishimira kuririmbira abavandimwe, abaturanyi, cyangwa nkajya mu bukwe, ariko sinjya ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo nakora indirimbo nkayijyana muri studio. Gusa right now wait for something. Niko bimeze. Hanyuma niwe muhanzi wemera kwinspira kuri igiti cyawe? Abahanzi bo mu Rwanda barabizi, barakomeye, ndanabemera cyane. Gusa umuntu witwa Bruce Melody ndamwemera cyane. Arakarimbo keze kwa kundi igitangaza Bruce Melody. Indirimbo ya Bruce Melody nkunda ni Catherine. I wanna look at you baby kitoko, oh Katerina. These things I see you been doing, I like it baby how you move it. You don't know you can do it yourself, or I can be caught myself. Hanyuma rero kuba uri umuganga bihuza ute no kuririmba cyangwa bifatanya ute? Uretse ko rimwe ngerageza iyo ndi kumwe n'abarwayi kugira ngo batarambirwa nkabaririmbiraho gato. Reka uririmbira abarwayi. Ni systeme buri igifasha ngerageza. Hanyuma wumva umuziki uza gukora nka kariyeri nkuko tujya tubona ba Tom Close n'abaganga n'abantu bakomeye mu rwego rw'ubuzima, ariko bakafatanya n'umuziki ntacyo bitwaye. Wowe ubitekerezaho iki kubifatanya? Gukora umuziki ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, bisaba ibintu byinshi, bisaba support, bisaba everything. So if I get that support, I think I can do music. Ababyeyi bawe babyakira bate kuba uri umuhanzi? Kuko hari ababyeyi bavuga ati umwana wacu araragutse, birengagije ko ari talent. Byatangiye mbere ntago bari babizi ko mbikora, mbifite. Ntago bigeze bavuga ngo wenda sinabikora. Gusa hari igihe kigeze kubaho muri umuna papa yagize ubukwe, nza kubatungura ndirimba indirimbo mu bukwe. So my dad yabaye shoke, mama nawe biramutungura. But kuva icyo gihe daddy yahise angurira guitar,
nkajya ncuranga mu rugo n'iki niho baje kubimenyera bakumva ni byiza abaririmbira karahanyuze bakumva bararyohewe so niko natangiye. Hanyuma Shema ngira ngo tuzafata umwanya urambuye tuze twicare kwa gusobanuriza abantu ba ZOOM TV24 tubabwire ko ari umuntu talent ejo bundi tuzaza kugusura tukicarana tukaganira kaduha umuziki tukaganira n'ibindi bitekerezo byinshi bitandukanye. Welcome. Hanyuma rero usuze sheri wawe umukobwa ntawe. Njye nta sheri ngira. Nawe? Yeah. Bo ariko Clementina twakompese uyu munsi muraza kumubona nawe niwe nkunda so ariko nago nshaka ko dukundana none nuko uzabishakira ingengo y'imari. Kwemeza twari kumwe na Shema bundi rindi zina ninde? Rindi zina ryanjye nitwa Shema Nibizi Jean Claude. Shema Nibizi Didas Jean Claude. Yes, byari by'agaciro kubana nawe Shema kandi twifurize amahirwe masa tukubwire ngo Imana ikomeze kugenda. Merci beaucoup. My name is Didas. Keep watching, keep subscribing. There's ZOOM TV24. Irano kubganira tukuzoominga nyine turazoominga. Didas bamwita Didas. Byo mu nkurikira. Byo mu nkurikira. Biganiro byose mubizi. Keep watching.